maze mwicare mugomeza umuco gakondo ntukazizirewe maze mwicare mwishime umuco gakondo ntukazizirewe. We aro Matayo harya umunsi w'umuganura urabera hehe? Umva ku cyicaro cy'umudugudu. Ku cyicaro cy'umudugudu. Yego. Okay, reka niteguye nanjye nze twigendere tu kabisa. Sawa. Narangiye kubwira ngiye kwitegura. Tayari nyine tugende ku muganura tu. Ewana baredi nta gukererwa. Ukererwa usanga ikigage cyarangiyemo n'ubushera. Umwanya akagezi nyine. Okay, sawa. Ikigage urakererwa asanga upi. Iyo munsi w'umuganura ngomba kuwutaha nishimye cyane kandi meze neza. Mbona kuvuga ngo amererwa akweto kanjye maze ngahanagure neza mbeho umunsi nawutaha uzungu bose ibirori biryoshye. Umunsi tuzabiganura bireze we tuzabiganura bireze nimuze tubiganure bireze ai wewe tuzabiganura bireze ku cyicaro cy'umudugudu wacu niho tujya kuganurira. Icyicaro cy'umudugudu wacu niho tujya kuganurira. Ndabona nambaye nikwije meze nk'umupapa mwiza rwose. Ibirori ndabyitabira mu kuzinduka byataye. Ninde ukomanga? Ni karibu. Se niwe papa? Waruje? Narinje ugeze witegura se wa mwana we? Nturase ko imyiteguro ngeze kure. Ubu ngubu rwose ndimo kwitegura neza ni kugira ngo turebe ko twagenda tumeze neza. Inkweto yawe namaze kwihanagura neza. Iri hariya haruguru mu cyumba. Hanyuma iyanjye nayo ndabona mbisoje. Igisigaye ni ugwambara tukagenda tu. Oya, aho nawe urazindutse cyane wa mwana we. None se papa ku munsi w'umuganura wakwicara mu rugo nturukere basi mugereho hakiri kare. Okay, byo kugenda birakureba nta kibazo pe. Oya, ibyo nta kibazo rwose. Nahisemo uno munsi kugenda nererana ngo tugiye kurya ibiryo byeze, tugiye kuganura ibyeze kandi bimeze neza. Natwe tumeze neza. Niyo mpamvu nahisemo ko ikanzu yanjye uno munsi nayo nyitwara. Iyi kanzu nyitwara ngende meze neza nererana ngo ayo mashyengo ushaka nduzaremo no gutunara. Ntabwo ari amashyengo papa, ni kuri kwimana pe. Ega mu muco wa Kinyarwanda buri muntu wese agomba kwitabira aho abandi bari. Tunguka inama zitandukanye, batugira inama uko twajya duhinga amasaka, ibigori ndetse n'ibishyimbo yewe n'imyumbati. Urumva rero ndamutse mvuzeyo ubuhinzi bwacu bwasubira inyuma. Cyangwa ninde nini kujyanyeyo? Ntabwo ari inda njyanyeyo, ahubwo ni ukuvuga ngo ngiye kunguka ubumenyi, gusabana n'abandi no gusangira nabo. Ubwo se urumva nabicikwa papa? Yego ko nyirasabana ryawe we. Oya, ntabwo nabicikwa. Hanyuma se wowe ugireyo bahitamo iki mu byo kurya muri rusange? Urumva nyine nk'umuntu wambaye neza kandi nkaba niteguye nta kibazo. Ipantaro nziza, ishati inanatebeje neza nta kibazo. Ndarenzaho kano akanzu kanjye k'umweru ndanakambare
kandana kambare neza gutya, yego gutya. Hanyuma urabyumva nyine ko ndanambaye neza cyane kandi meze ruzungu, ngikwaka nirirana ngo de bo. Ntihaba hari ubushera, ndamuboshera mwe n'ikigage mbo. Umutsima w'amasaka nawo ndagerageza, cyangwa n'imyumbati byose ndapfa kugerageza gake gake. Umutsima w'ibigori nawo hari igihe bakunze kuwuzanamo, nabwo nagerageza. Bakunze kuzana n'imvange, ibitoki n'ibishyimbo n'imyumbati bifatanye, bimwe abakecuru bateka bita ikinombeke. Nabyo ndagerageza nta kibazo cyane ko nkunda kwisangamo. Wenda nihaba hari ubunyobwa bweze, niyo mpamvu umuntu ashaka ko kagenda kajyana, nabwo ndagerageza ntwareho. Ubwo se Nyabusa wowe ugiye usangiza iki abandi bantu? Njye najyanye iki? Nyine urabona ngiye kugenda nyine niteguye neza, meze neza. Bose kugenda umeze neza witeguye birahagije. Ndakubaza wowe wejeje iki washyira abandi mugasangira? Nejeje najya nawe tugasangira nyine. Basore n'ubizi papa ko amaze umwaka munini mu bushomeri. Ubu nyine no kuvuga ngo umwaka utaha njye nifata isuka ngahinga, yewe barayigishije ukuntu bahinga rwose bizaba bimeze neza cyane. Nanjye no gutaha nzitwaza uruhago rw'amasaka, nitwaze uruhago rw'ibigori, nitwaze uruhago rw'umutsima w'imyumbati, nanjye ngiye kuganuza abandi bantu. Ngiye gukurayo ubumenyi. Igihari cyo kuri iyi nshuro ugabanya inda nini, ugende nk'umuntu uri smart. Inda nini yo nta nda nini mfite rwose, numva njye nta nda nini mfite, ndagerageza uko nshoboye rwose nyine nitwararike. Iyo bazanye bakavuga ngo nimusangire, uretse ngo musangire, none se wajyayo bakavuga ngo nimusangire ukifata ngo ntabwo urya, ubwo waba wubashye abantu. Wabikora mu kinyabupfura nyine. Nanjye nibyo mvuga nyine, ugomba gufata kamwe, ariko mu gihe byose babishyize hariya ngo nimusabane nimusangire, wakwisanga hose. Ubuse urabona inzara iri muri runo rugo, umuntu atagiyenga yiciye hariya hantu, yaza yicira he handi papa? Kuba ihari irahari, ariko ni mwebwe muyitera, kuko mutaza ngo tugiye gukora ngo duhinge tubone ibyo kurya. Rwose ntawe wayicira. Ase ubundi ubusanzwe witabira gahunda za leta nk'uku nguku? Niba urumva gahunda za leta ndazitabira, cyane ko nko mu muganda nigeze kujyayo rimwe. Ni ibintu nyine nkunze kwitabira, ariko nyine naho nagiye gakeya ndikubita agashyi. Nakunenga uramutse utagiye wikubita agashyi muri gahunda zose za leta nk'uku nguku uri kwitegura nonaha. Papa, nk'uko ndi kwitegura gutya niko n'ubutaha barajya bahamagaza umuganda, fire ya mbere nkaba nagiye, bahamagaza inama isanzwe, fire ya mbere nkaba nagiye, bahamagaza inteko rusange, fire ya mbere nkaba nagiye, ndetse no mu gikorwa cyo gufasha icyo ari cyo cyose cyo gufasha ndagenda mu wa mbere, kandi nyine niteguye meze neza cyane. Ni ibiryo ribikoze? Ntabwo ibiryo birikoze, ahubwo ni ukuvuga ngo ngiye kugira umuhate, ngiye gukura hariya hantu tugiye gusabanira.